intera. RBC bigomba gufata intera kuko ni kimwe mu bigo bya leta bifite budget iri hejuru. Budget y'ubuzima yose ijya muri RBC. Aho kugira ngo ibe muri Minisiteri y'Ubuzima. Ubu ariko niko itegeko rimeze. Ama ministeri burya ama ministeri ashyiraho ibintu bita policy. Buryo ibintu bigomba gukorwa nyine mu gihugu ku ngingo runaka, niba ari ubuzima n'ubuzima. Niba ari uburezi, ubona ko aba ministeri y'uburezi, bara ministeri y'uburezi nta mafaranga igira. Amafaranga yibera muri za REB, za NESA, niho za Rwanda Polytechnic, niho hibera amafaranga. Bo rero baba bashyiraho policy. Rero ino RBC ni kimwe mu kigo cya leta gifite amafaranga menshi mu ngingo yabo y'imari yo gukora ibikorwa bitandukanye. Rero bagomba kubafunga bayakoresheje nabi. Bagomba rwose kubakanyaga RIB yo bayibereye ku kazi kayo nk'ibisanzwe. Ntabwo kigorwa no kuba wayibwira ngo hari amakuru y'anaya bahita bakugeraho. Abakozi rero ni babiri bakora mu kigo cy'ubugiye gishinzwe ubuzima RBC na rwiyemezamirimo akabana nyiri ikigo cy'ubucuruzi cyitwa Paramount Company, bakurikiranweho ubufatanyacyaha ku cyaha cyo gusaba, kwakira no gutanga indonke no gukoresha inyandiko itavugisha ukuri, inyandiko mpimbano. Umuvugizi wa RIB ni Dr Murangira Bitieri yatangaje ko abafashwe ari Uwawe Olivier ushinzwe ikoranabuhanga muri Minisiteri y'Ubuzima, na Bicamumpaka Jean Pierre ushinzwe imari muri RBC, na rwiyemezamirimo Mugisha Emmanuel. Ese ya B yatsira ivuga icyo ubundi ko ni izina ry'impine rya se. Bitwa gute? Sinibuka neza, narabyibagiwe ariko ni impine ry'izina rya se. Okay. Aba bakozi rero bahuriye muri komite ishinzwe kwemeza no kwakira ibyaguzwe, Receiving Committee muri RBC. Ibure rikavuga ko iperereza ry'ibanze ryakozwe ryagaragaje ko abakekwa bafatanyije na rwiyemezamirimo wari ufite isoko ryo gutanga ibikoresho ry'ikoranabuhanga bahimbye imibare iranga icyo bita za serial numbers, mudasobwa 71 na mashini 25 bikorana zizwi nka CPUs, bayongera ku cyemezo kigaragaza ibyakiriwe delivery note. Wabyumvishe nubanga ubundi imashini n'aya amatelefone afite nimero zibiranga, serial number ni iranga igikorwa kiri electronic. Haba ku mashini urabibona, haba kuri phone burya iyo ukanza akanyenyeri urwego 06 urwego bahita bakwereka nimero zigize phone yawe, ezo serial number. Abantu mujye munazifata n'abadukurikiye izi nimero zigize phone yawe mujye muzifata, kuko iyo bakwibye telefone izo nimero nizo ujyana kuri RIB bakayakorana na MTN bagatrackinga, cyangwa se n'izi company zitumanaho bakabona ahantu umuntu wibye telefone yawe aherereye n'umurongo ari kuyikoreshamo. Anjye barayinyibye bamubona bazigaje kumufata, kandi ubwo niba bamufata zatakamba. Yatakamba guteze kandi yaranyibye. Rero ikindi iri perereza ryagaragaje nuko aba bakozi bemeje ko ibikoresho basabye rwiyemezamirimo yabitanze byose kandi atari ukuri. Hanyuma Bicamumpaka ushinzwe imari muri RBC yishyura amafaranga yabyo abizi, bituma habaho inyerezwa ry'ibifite agaciro ka miliyoni 48 ibihumbi 439 n'amafaranga 525. Abatipe bararya. Abatipe bro bararya. Kuvuga nyine ngibi ikibazo baba bakikurikiranwe, ejo bona bamurekuye kuvuga byinshi ntabwo bari byo ariko leta barayiruma abatipe. Umuvugizi n'abandi bararuma. Umuvugizi wa RIB yemeje ko hari ibimenyetso by'uburyo rwiyemezamirimo Mugisha Emmanuel yagiye yohereza ruswa y'amafaranga aba bagize komite ishinzwe kwemeza no kwakira ibyaguzwe muri RBC kugira ngo bamusinyire kandi bituzuye. Yanaburiye abakoresha ububasha bahabwa n'amategeko mu nyungu zabo bwite kubireka, kuko RIB itazahwema kubakurikira kugira ngo bahanwe. RIB rero igaragaza ko abafashwe atari ubwa mbere bakurikiranweho ibyaha bya ruswa, kuko muri Nzeri uyu mwaka bakurikiranweho icyaha cyo gutanga inyungu zidafite ishingiro mu gihe cyishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'isoko. Ubu bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera na Kicukiro mu gihe dosiye yabo iri gutunganywa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha.
ha RBC babata muri yombi we RBC na ntuza na rege kuva za 2015 ati batayemo abakoze 9 harimo kandi bose baba bashinzwe ibintu byo gukoresha inyandiko zahinduwe kugira ngo amafaranga yinjire 2022 batanu babanagamo urumva abangaba baje basangamo abandi nabo mwaka ushize batayemo nyamo no mwaka bagiye bashyiramo abandi RBC kirimo imikorere mibi icyambere impamvu iyo mikorere mibi igaragara muri RBC na gafaranga gahari harimo agafaranga my friend kiriya kigo gifite amafaranga menshi akaba arya birire nyine nakundi rero mu by'ukuri urebye ukuntu ibintu bimeze ukareba buryo ki gahunda zose zimeze urabona yuko hakenewe ubuvugizi muri RBC kubera yuko ukurikije aba bagabo barahindura inyandiko uko bishakiye hakenewe ubuvugizi cyangwa ahubwo hakenewe impinduka hakenewe impinduka ubuvugizi se igihe RBC ubwo no tujye ku ruhango turayivugira ra tujye ku ruha tuvugira RBC yakenewe impinduka ahubwo bakareka kuguma kunyereza umutungo wa rubanda nta kindi ubu ndimo ndabona bakoresha bije igera muri miliyari 180 z'amafaranga y'u Rwanda stariri ya hawarira bije nyinshi ya minisante nyine urumva nawe ukeneye ngo bagume barye urumva ukeneye ngo barye none ko bariye ntibabaho bariye ntibabafate ntibabaho bya nibyo nanga rega karo yes abantu banyereza amafaranga ya leta babakumiriye bose nibaba we nibyo rutavuga ruto yavuze ati ngiye mu myaka 30 aje kugundira ubutegetsi byarangiye ati mu myaka 30 mbanze igihugu nyigira icyambere ku isi mpere ku biyobozi bigirirwa birya ruswa byayogoje abaturage ikibazo saho ubwo we niwe siwe wabanza wese ntabwo yarya gusa we yigira nyoni nyinshi agasenga zarene mapu zo gusenga bajijisha ruto nawe rero diro ziwazijishishiriza abantu mu nsengero kugenda ngo ni umukristo akora amasengesho ariko bikaba bijyanye no kuba kuri ino shuro ukurikije uko ibintu biba bimeze sha my friend leta iribwa twitahire kuva mu nzego zibanze kugera mu bigo bya leta ariko sha umuntu afite umuntu ubuzima abayemo umuntu akorana na ba Mose kari we wakubitaga inkoni wenda ahantu hakaba ubutayu cyangwa se uyu muntu ni Sebwugugu yabaga munsi y'ingunguru oya se umugani wa Sebwugugu waho ndi wo mu gifaransa Sebwugugu ni mu gifaransa nyine oya Sebwugugu ntabwo abaga mu ntuza mu ngunguru ahubwo we yaragendaga qui se trouve auprès du pont buretse oya Sebwugugu nuzi ko ari we Imana ya toboreraga ahantu mu rutera akajya havamo agashyimbo kamwe amasaka bikuzura yarangiza ariko agashaka gutobora ngo havemo byinshi yajya gutobora ngo havemo byinshi ahubwo na twatundi twazaga gake gake tugahita tubana izo nda zanyu mwazihagaritse imiduri yanyu guhera kuri ba gitifu tugari kuko batagira na bije bo biba abaturage gitifu akagari we amafaranga yabo ya mituweli gitifu akagari we yiba abaturage uw'umurenge nawe yibira muri za fonkisiyonoma gitifu umurenge wagera ku karere rero abantu barya bakubwire ku karere abanyamiduri benshi kubwire ku karere abantu barya harimo umuntu witwa corporate harimo gitifu w'akarere urumva
umuntu witwa ngo ni sosiyari w'akarere sosiyari uriya directeur wa sosiyari pana ntuza pana vice maire sosiyari directeur wa sosiyari ushinzwe ibintu by'abatishoboye gutanga niki urumva hakaza gusimvuze batatu wakane ku karere ko harya abantu bane ku karere ushinzwe ariya corporate oya ushinzwe amasoko ya leta ninde nwango ku karere dore abantu barya karere bajya banafungwa harimo gitifu w'akarere nuriya nunadiyo bita division manager and corporate services nongo urimo kwita corporate bamwita ngo ni DM abo bantu babiri rero akenshi barya akarere buri akarere ka ku masoko amasoko nk'ibi abantu bo muri RBC babafungiwe akarere rero kakongera kakaririka nyine ku bijyanye bya bigabo bijya bikunda kuza mu cyegeranyo bya transparency bya ruswa bino bigabo bishinzwe imyubakire abantu bo muri randi mu by'ubutaka no imyubakire ibiryi nubwo atari bose ariko ngo nabyo ni ibiryi biza mu cyegeranyo ibiryo uzi ko ari ibintu by'ibisimba birya abantu kera batasasaga neza barenze n'ibyo bisimba none reka da ni mungu zimunga ibintu by'abaturage tekereza ko mu Rwanda rwose nk'uko umuntu rwa mbere muri Afurika mu kurwanya ruswa ariko ibyo rwa kabiri banyuze se kuri ntuza kuri Seychelles ariko bari mu bambere bari nko muri ariko u Rwanda ruba ruza mu bambere ibi biryo binono bisigaye bicisha ahantu kure bisigaye bicisha ahantu kure bigashaka none n'inyandiko za nyazo urumva nk'ara muri RBC baba barahindura inyandiko ziba zihari babisuzume no mu mitungo yabyo babitunze ariko ngewe ndabaza niho babasuzumira igihe nakoreye niyo stage igiye kuko mu mibare bwo barayikubata neza imibare igahura niba ari isoko ntibatanga isoko ridaciye muri system ariko barafavoriza umuntu abaha amafaranga usanga umuntu agenda yandike ku mukecuru we umukecuru usanga yanditsweho inzu ya miliyoni 150 nugera ku mukecuru avuga ati jewe nabaye karuri imyaka myinshi ahantu babera nibimara nuko uyandika no ku mukecuru wawe agasigara mu kazu kenda kugwa ibase kweri nunamwubakira n'inzu ugasanga umukecuru ari mu karere runaka kanavuga karere umuntu akagira ngo mvuze umubyeyi wahatuye narangiza akamwandika inzu Kigali ya miliyoni 200 umukecuru ataranayikandagiramo atanayizi naho iherereye leta nigere kuri iyo mitungo ngira ngo leta ari ibyo yatangiye by'abantu bagenda bakabande bakatanga imitungo bafite buri mwaka w'ingengo y'imari kwerekana imitungo bafite cyangwa ugiye kujya mu kazi ukerekana iyo utunze kugira ngo nujya kuvamo bazanarebe ubundi mu kazi wakuyemo iki wakuyemo ibingana rero ngewe inama nagira leta nishyira imbaraga ku mitungo ahantu ijya itegeko rirahari bagisanga iyo mitungo barayiteza ikajya mu isanduku ya leta bakigera umukecuru n'inzu wayubatse umuntu nigeze ukazi ke kose yabayeho yihingira ntiyigeze afata n'ibihumbi 10 ku musaruro yahinze ibyo yiri ariko ngo afite inzu ya miliyoni 100 gute yavuye none hari ikintu kimbabaza ugasanga abantu bari kuri range imwe y'umushahara umwe agenda mu modoka undi agenda n'amaguru wibwira ko uwo muntu ugera mu modoka aba yarayikuye ibigabo n'ibi bigore bushize najya mpangana nabyo bimwe bikanantera ubwoba ariko nibigutera rwose ngo bizagutwara twongera tujya none tubihagurukira ahubwo dizi iyo uhanganye nacyo byazanye umuvuno bigutera ubwoba ngo we ngo wanga igihugu ngo uri ikigarasha ngo iki kijura ahubwo kirimo kwiba abantu urujura rwiba iby'abaturage akaba rwo rugutera ubwoba ukabyera urimo urasebye inzego uri inzego ahubwo reka nkwere duhereye mu kuri umuntu uri muri babato duhereye mu turere radishingiro noneho yumvikaniramo rero tunabitangaze tugiye kongera
kwinjira muri ayo mabi yanyu ibyo ayo mabi yanyu tubatera ubwoba barakwiteguye ahubwo aribo babuntera barakwiteguye baranyiteguye baryisinzana ahubwo ndibaza aba barya ahubwo ninde ubahagarikira biranagoye guhangana n'umuntu uri muri 1,50,000 weho ugenda n'amaguru uri kujya gushaka niyo nkuru ugenda n'amaguru cyari cyaravuze ngo kizangonga ngo kizakugonga amafaranga kibye leta ariko baragifunze Imana ishimwe erega Imana ihora ihoze wavuze ko njye hari n'icyangonze nkagwa muri borodire Nyagatare ntago bangongeye muri borodire Matimba n'umugabo namutanga ese urahangana n'umunyamafaranga nk'andi natanga umugabo uwo muntu yari ari mu modoka ya nuza ya zino modoka za ntuza nk'iyi ngiyi yacu iparitse hano za vivo umugabo natanga ntabwo nari njyenyine nari kumwe n'uwitwa Ntambaragarirewo turenze mu 100 urumva umwe mu bayobozi bakomeye ashaka kutugonga ngo adute muri borodire reko takuraho umucafu murimo gufata umuntu wibye 1,040,000 mugakuka mukritika wamubwiye akagohe ebyiri ugatuza nuza se ari kwiba abaturage kubera icyo gihe nanjye nabamushyigikira urwo rusambo nabashyigikira urwo rusambo nanjye niwo muvuno bisigaye byarazanye ja kubikora aho butukomuzi ngo ngugambanira igihugu bagatangira kukurya runono ngugambanira igihugu umuntu aho ngaho Fajari wowe babanga umuntu agambanira igihugu ahubwo wowe urimo kugisaba urya imitsi y'abaturage urya amabati akagombye kuba yubakira abantu bakareka kunyagirwa ariko ngo yaguteye ubwoba ngo azana kugonga byiza nuko bamufunze baracyafunze se agomba kumufunga umuvuga mu mazina umwihorezo z'icyaha n'urupfu umwihore ntumuvuge mu mazina nagenda rero bakomeze babafunga iyo babafunze akenshi aba bose babafunga ubona ni ibibazo tuba twaragiye tugarukaho tukagira tugatagangara rimwe bakatumara amazi bakajyana hirya no hino ariko n'abandi bantu n'abaturage n'abanyamakuru n'abakora mu miryango ya NGO muhagurukira abantu biba umutungo wa leta iki gihugu nta wundi mutungo gifite n'abaturage niba umuntu umwe arashobora kurya amafaranga yakugombye kuba agenewe abantu miliyoni umuntu ntago tugomba bano bantu barya ruswa barya iby'abaturage batavunikiye urumva uribuka ko bageze no mu bakozi ba banuza ba TI Transparency International Rwanda ntabwo ubyuka ko hari nawe bagongeye niba ari za Rubavu baratwica baratwica ariko ntibazagutera ubwoba uri mu Rwanda bariya nko muri Kongo cyangwa mu Burundi bwo bakurya bakakunga ubu ngubu turashaka noneho kubikurikirana neza biri ku murongo babajura kandi amadosiye yabo cyane cyane ubu hano mfite urutonde rw'abantu mu turere dutandukanye babarya ruswa bibi by'abaturage warushyize hanze uracyari kurucukumbura tugenda dukuraho umwe tumukoraho rimwe ubundi undi ikindi gihe gutyo bose tubahe ture bagende twigendere natwe twigire kuruhuka reka tugende rero